Mama w'umwana umwe mfite imyaka 17 nkaba ndi umwana ufite imyaka 18 nkaba narabyariye Kibagabaga n'inzu mbamo n'umuntu nari nabwiye ngo ndara hanze aranyishyurira nta bufasha buturuka muri leta nigeze mbona ahubwo ndara hanze n'umwana n'iri joro naraye hanze. Wenda niyo nabona umuntu mfasha kano kanya kugira nk'indirimbo zanjye 3 mfite nkavuga ati reka nzijyane kuri studio. Yes, reka duhe ikaze mukunzi wa Cobra Media TV nk'ibisanzwe. Ni ibiganiro biba bitandukanye tuba tukugezaho inkuru ziri update, ibintu biba ari fresh cyane nk'ibisanzwe. So twagize igitekerezo cyo kugira ngo tumenye ese umukobwa wahohotewe mu mujyi wa Kigali udafite ubushobozi, udafite ahaba, mu by'ukuri ubuzima buba bumeze bute. Muri ubwo buryo rero nibwo twagiye dusanga abakobwa bari ahantu bita ku Mubuga, dushaka kuganira nabo kugira ngo tumenye mu by'ukuri ubuzima babayeho nubuhe. So reka dufate rero urugendo tubagereho tuganire nabo, niba hari icyo wabafasha we mukunzi wa Cobra Media TV we wakoze subscribe, twagushishikariza kugira ngo ubafashe kuko ndakeka ntabwo bari mu buzima bwiza bwagakwiriye umwari w'u Rwanda. So reka tubagereho hanyuma tuganire nabo ku buryo burambuye. Ntabwo biba byoroshye kugira ngo tubagereho, mu by'ukuri ni ibintu biba bigoye, umuntu aba yashakashatse kugira ngo abagereho, ariko nkuko twabibijeje kabisa tuzajya tubagezaho inkuru nziza kandi zigezweho zishobora kubaka societe, niyo mpamvu nabo twabashakishije kugira ngo tubagereho. So reka tubahe ikaze kuri kamera za Cobra Media TV. Amakuru y'iminsi? Umeze neza? Umeze neza kubera Imana. Watangira wibwira abakunzi ba Cobra Media TV. Nitwa Mukahirwa Denise, nge ndi umumama w'umwana umwe mfite imyaka 17, nabyariye Kibagabaga, nabyaye nta mugabo turi kumwe, umugabo yaneye inda agenda nta kintu na kimwe amfashije, narabyaye nkajya njya gufunguza mu bakire, abakire bakamfasha, nibwo nagiye mbona uburyo bwo kubaho. N'ubu ngubu wenda abagize bamfasha, abagenda bamfasha gake gake, ngenda nsaba 100, uwo mbonye nkamusaba, utamaye nkagenda, abanutse nkihangana bose bakamfasha. Ubu mfashije nkamubwira ati Imana izaguha imigisha. Nibwo buzima tugiye tubayemo n'ubundi bugiye bukomeye cyane. Reka tujye kuri mugenzi we nawe tumuhe ikaze kuri kamera za Cobra Media TV. Tugwaye ikaze nawe. Nitwishimwe Liliane, nkaba ndi umwana ufite imyaka 18, nkaba narabyariye Kibagabaga, nkaba nta mugabo ngira, umugabo akaba yaraneye inda, akaba yaranaye, nkaba nta bushobozi mfite, nkaba ndara hanze. Nibyo ngibyo najya mbabwire, murakoze. Yes, mwabumvise ubuzima barimo ntibworoshye, nta mugabo, ntaho kuba, rimwe na rimwe kurya biba ari ingume. Mu by'ukuri iyo uramutse ugiye gusaba ntugibone umuntu uguha icyo kurya, ubahute ushobora kuburara. Igihe ujya gufunguza wagera ku gipangu cy'umuntu yakureba byaye n'agahita kinga, hari n'ujyaho akagutuka ugataha nyine ukaryama. Nese ntiwatekereza kujya kwiba, nta n'ikintu wakiba mu murima w'umuntu, no kwiba bakagufata, nayo amafaranga baguciye ntuyabone, nayo kurya wayabuze, ukihangana ukizirika ukanywa amazi, umwana akabura iyo yonka. Ubwo hari igihe bigeraho tukabona icyo kurya, abana bakamera neza, hari igihe tukibura tukaburara, ku manywa ntitubure icyo kurya, nijoro tukaburara cyangwa ejo tukongera tukabwirirwa. Ubwo buzima tubayemo. Hanyuma wowe tubwiye ko ntufite aho kuba, mu by'ukuri n'ubuzima butoroshye birumvikana, ariko se aka kanya mu rugo ni hehe ubundi? Icyangugu. Mu rugo ni Icyangugu. Ufite ababyeyi bombi? Kuki se utavuga ngo wenda reka ngende ubwo mbona ubuzima bwo muri Kigali bonaniye, reka ngende ababyeyi bamfashe? Papa wanjye ntago abana na mama wanjye. Baratandukanye bituma naye none se umugabo waguteye inda mwari mwashakanye n'uwo mwahuriye ku muhanda, byaje bite kugira ngo aguteye inda ku myaka 16 agute ube nta hantu ho kuba ufite? Twahuriye ku muhanda. Twahuriye ku muhanda ari gucuruza amaherena bari yanshukisha. Aguha amaherena. Ubu ngubu ahaherereye urahazi? Ari ku Gisozi. Mujya muhura? Ntago duheruka guhura, telefone ye ndayihamagara nicemo isigaye yizimye. Njya kubyara amaye 8,000 byonyine, telefone ahita ayikura.
kuvuga ngo ubwo nabyara sinigeze mba mu nzu ndya rimwe na rimwe, niba uyu munsi ndiye ejo sinzarya, niba ndiye saa sita ejo bundi sinzarya, ni uko nguko gahunda zimeze. Murakoze. wowe umuntu waguteye inda mu by'ukuri arahari cyangwa wenda ni umuntu mwahuye gutyo nawe ntumwibuka? umuntu waneye inda arahari ariko nyine ntabwo tuvugana. Nshobora no kugira ikibazo cy'umwana, bwa umwana ararwaye ntabyumve bitewe n'ukuntu ataba ashaka ko nanamuvugisha, ariko twari twarakundanye anazanye na papa, ni nawe ajya gukunda kumbariza se ngo wazanyeretse mama, kubera ko mama simuzi. Papa yahuriye na mama Nyamirambo barambyara, mama aransiga aragenda, n'ubu yagiye mba nifuza kumubona ariko naramubuze. ni ukuvuga ngo nawe uri kavukire muri Kigali, ababyeyi bawe bakubyariye muri Kigali? Ababyeyi bambyariye muri Kigali ariko narerewe i Cyangugu. Kuki se wowe udafata wenda nk'intambwe uvuge ngo reka njye gushaka ababyeyi baba ari bo bamfasha kurera uyu mwana, kuko urumva kurya rimwe na rimwe ni ubuzima butoroshye? Kuki wumva utasanga papa ngo wenda agufashe kubaho, agufashe no kurera uwo mwana? Papa nta kintu yamfasha kuko twanabanye ndi umukobwa, navuye mu ishuri ncitse aho nari ndi ko n'ubundi ninjye wishakiraga ubuzima. Amafaranga ku ishuri bansabye nkajya guhiga amakara aho batwitse nkayagurisha nkabona amafaranga ngatanga ku ishuri. Ngeze mu wa mbere segonderi ishuri ndivamo, ubwo nazamutse nsanga papa, ndavuga ati wenda ubwo ari papa ari i Kigali kuko ntabwo nari nzi ahari, wenda afite amafaranga reka musange. Nageze nawe nsanga ni umuntu wiciriritse, kubona yarya no kujya guhiga. Papa yaratekaga sindye, ubwo uwo muntu twakundanaga papa w'umwana niwe wajya kungaburira mu gitondo na saa sita. Ubwo nyine nawe amaze kuntera inda yanguriye isume ahita agenda. Kuva icyo gihe sinongera kumubona, gusa amahirwe nagize ni uko naje kumenya mushiki we. Gusa ababyeyi bo ngiye naje kurambika, ndavuga ati ntabwo nagumya kwiruka kuri mama ntazi ahantu ari, n'ubu nicaye ntazi niba ndi mu irangamimerere cyangwa ntari mu irangamimerere, nta rangamuntu mfite. Uwiteka niwe uzajya agenda bidufasha gake gake. Umuntu waguteye inda wowe watubwiye ko uzi aho aherereye, mu by'ukuri wigeze ugera mu buyobozi wenda ngo bakubufasha? Hari ikintu bagufashije kugeza aka kanya ikibazo cyawe wakigejeje kuri nde? Ikibazo cyanjye nta muntu nakigejejeho. Ntabwo ngubwo yamaze kuntera inda njya kumureba aho ngaho ku Gisozi aho yabaga, kubera yuko umuntu ukodesha ahora yimuka, mwite ndagenda njya kumureba ndamubura, mva hano njya ku Gisozi n'amaguru ndamubura, ndagaruka inzara yanyishe mu nzira, ntiryamira mu nzira, ndara mu nzira iminsi 3. Narananiwe nyine, nuko nguko byagenze, ariko nyine nta kintu yigeze amfasha. Kugeza aka kanya nta bufasha buturuka muri leta wari wabona? Nta bufasha buturuka muri leta nigeze mbona, ahubwo ndara hanze n'umwana n'iri joro naraye hanze. None se wigeze nibura wegera ubuyobozi bw'umudugudu cyangwa ubw'akagari ku buryo wabaganiriza ku kibazo ufite cy'imibereho? Umuyobozi w'umudugudu niwe ubizi wenyine. Kuki utagiye ku kagari ari hafi? Nubwo bujiji nagize. Nizere ko wenda ubwo hari amakuru ufasheho. Wowe aka kanya wivuza ute? Nturi mu irangamimerere, umwana wawe ntari mu irangamimerere, urumva ubuzima bwawe n'ubw'umwana wivuza ute? Ngewe ubuzima bw'umwana nyine iyo mbonye amafaranga, wenda aramutse arwaye, kuko yarwaye cyane nanjye ngenda nsaba amafaranga kugira ngo muvuze, ariko gake gake ngenda nyabona bitewe n'uko mushiki wa se igihe mubwiye ngo umwana ararwaye anyoreza nk'igihumbi, kuko nawe nta mafaranga afite umugabo aba mu Bugesera. Nuko mbayeho n'inzu mbamo, ni umuntu nari nabwiye ngo ndara hanze aranyishyurira, maze kuyinyishyurira ubu niyo ndimo. Kano kanya uretse Imana yo mu ijuru ibiduha n'ibyo kurya, nta kintu tuba dufite, tugenda dusabiriza abaduciriye abadututse, ntacyo twakora uretse abantu kutubona bakatwinuba gusa. Wowe wigeze ikibazo cyawe nibura wakigeza muri leta ku buryo wakwaka ubufasha cyangwa wanarega uwo mugabo waguteye inda akaba yaragutereranye? Ntabwo nigeze ngitanga, haba mu mudugudu cyangwa mu kagari? ntacyo natanze habe na hamwe. Habuze iki ku buryo wenda wababwira ikibazo cyawe, haba ari n'ubufasha buhari bakagufasha?
erega ubuyobozi bwo mu Mubuga kubibabwira n'ubundi mudugudu ababizi ntwite nararaga hanze mudugudu ababizi ariko n'ubundi akabyirengagiza uwo mugenzi wanjye arara hanze kandi aramubona n'abandi bayobozi bise bakamubona ariko nta wamubwira ati gwe nujye kuryama muri iyi nzu nta muntu uyirimo kuko barakubona bakakwihorera bakituriza watekereza kujya ku kagari ukazavuga ati sibu uzagenda uvuge ngo umuyobozi w'umudugudu ntago azi kuyobora uzavuga ngo umuyobozi w'umudugudu se ntago ayobora ngo avuge ngo uyu muntu arara hanze reka tumuhe icumbi utekereza ibintu byinshi nawe ubwawe bikagucanga ugatoza. Mu by'ukuri mwabumvise ni abana b'abakobwa bahohotewe mu myaka 16 17 ukaba ufite umwana uba hanze n'ubuzima bugoye. Ndakeka wowe ufite icyo kubafasha wabafasha ukoze igikorwa cyiza cyane kandi nizera ko cyazagira umumaro. Hanyuma wowe niki wasaba abantu baguteza amatwi muri aka kanya? Ikintu nasaba abantu baneza amatwi cyambere nuko uwakitanga akamfasha Imana namusabira umugisha pe. Nari umunyamasengesho ndi umuhanuzi nzamuka ubutayu ngasenga ariko abo mbyariye sinkijya gusenga ariko wenda sibyambuza ku muntu mpaye umfashije wenda nanjye mvuze ati mfite ikintu hariya ndatetse ngaburiye wa wundi utariye navuga ati uriya niwe wangiriye neza reka nanjye njye ku kirago mvuga ati Imana imuhe ibindi ashyire mu nzu. Yego. Hanyuma we niki wasaba leta ibyo ari byose wambwiye ko utigeze ugera yari kuzagiye baguha ubufasha wenda bashobora no kugushakira niyo mituweli ku buryo ubasha kwivuza n'umwana wawe yagira ikibazo cy'uburwayi akivuza. Niki none wowe usaba abakunzi ba televiziyo yacu bazabona ibyawe ibibazo ufite niki wabasaba? Ikintu nabasaba nuko nabona aho mba nkabona na mituweli nkavuza nkazajya mvuza umwana wanjye nta kindi nabasaba. Hanyuma wowe wumva amafaranga makeya wabona wenda yagufasha mu buzima ukabasha kwishyura inzu ukabasha kubona utuntu two gucuruza ku buryo ubuzima buraninga utagiye gusabiriza ku muhanda usaba igiceri cy'ijana. Urumva nibura mu mutwe wawe nuwuhe mushinga urimo ese nuba amafaranga angahe ku buryo uvuga ngo ayanyabonye noneho nanjye nava ku muhanda nkabasha gutunga umwana wanjye nanjye ubwanjye n'inzu mbamo nkayikodesha ubuzima bugahinduka? Ngiyewe mbonye amafaranga sinavuga ngo nabona amafaranga ya naya mbonye amafaranga yo gucuruza niyo nakikorera ibase y'inyanya nacuruza ariko ngiyewe ikintu kimwe wenda umuntu ampaye ubufasha ngiye kano kanya mfite telefone mfite memory card mfite amafaranga makeya wenda niyo namfite ibyo kurya hariya ni indirimbo zanjye nahimbaho ko ngenda umugospel nkazijyana kuri studio wenda nkajya mvuga ati wa muntu wamfashije wenda niyo nabona umuntu umfasha kano kanya kugira nk'indirimbo zanjye 3 mfite nkavuga ati reka nzijyane kuri studio sama amafaranga ariko kano kanya ndasaba ubushobozi niyo nabona ibyo kurya imbere yanjye na mituweli naho kuba ibindi byose Uwiteka yabyitambika bikaza. No kuvuga ngo ufite impano yo kuririmba ku buryo aka kanya wanaturirimbiraho nibura umuntu uzadukurikirana uzareba ibyacu nawe akaba abona ko iyo mpano irimo akaba yanagufasha? Nta kibazo. Turirimbireho gato. Umaze imyaka myinshi mu bigeragezo ijuru ryanzuye kugomba gutabarwa ikuzimu baririye ibisubizo byawe ijuru ryanzuye kugomba gutabarwa. Umaze imyaka myinshi mu bigeragezo ijuru ryanzuye kugomba gutabarwa ikuzimu baririye ibisubizo byawe ijuru ryanzuye kugomba gutabarwa. Imyaka umaze kuri ya musozi yarayibonye nayo biyiteraga inda none ihagurukijwe no kugutabara nawe ubona ijambo mu baturanyi bawe. Umaze imyaka myinshi mu bigeragezo ijuru ryanzuye kugomba gutabarwa ikuzimu baririye ibisubizo byawe ijuru ryanzuye kugomba gutabarwa. Mwamwumvise mu by'ukuri afite impano yo kuririmba especially muri gospel. Wowe mukunzi wa gospel umuntu rwose ujya mu masengesho nizere ko ari support ugiye kumuha kugira ngo nawe ahindure ubuzima hanyuma n'ibyo akora bitera imbere.
hanyuma wowe icyifuzo cyawe uba wumva ari ubuhe bufasha ukeneye kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke, ureke kurara hanze, umwana abone ubuvuzi? Mu by'ukuri abadukurikiye ni iki wumva bagufasha? njyewe icyo bamfasha ni uko ngomba kubona aho mba, nkabona n'akamituweli, ndara hanze igihe cyose, nta munsi njya ndara mu nzu. nicyo ngicyo nagira ngo mbabwire, no kubona ibyo ndya ni ikibazo, ndamutse mbibonye nashima Imana. murakoze. Okay, mwabumvise rero, ni abakobwa bo ku Mubuga babyariye mu rugo. Mu by'ukuri ubuzima barimo ntabwo bworoshye. Tunasaba na leta y'u Rwanda mu by'ukuri kugira ngo imanuke hasi ifashe abantu bababaye, kuko bo barahari badafite aho kurara, bafite abana batabona icyo kurya. Mu by'ukuri turabashimiye cyane. Wowe mukunzi wacu, tanga comment kugira ngo dufashe bano bana b'abakobwa, kuko bafite ibibazo bitoroshye cyane. Reka tugushimire, wakoze kwitabira ikiganiro cyacu. urakoze, Imana ibahe umugisha. Nawe reka tugushimire, nizere ko abantu bakunda gospel, abantu bumvisha ijwi ryawe ryiza bagiye kugufasha kandi umusaruro uzawubona. Yego, murakoze. Turabashimiye cyane. Wowe wakoze subscribe, nawe utari wayakora, reka tugushishikarize kugira ngo uyikore. Tubane neza cyane kuri Cobra Media TV.